yitwa Iradukunda Grace Divine, akaba ari umurundi kazi w'umudije kazi wavukiye hariya mu Gitega mu Burundi ku itariki ya 7 z'ukwa 1997, akaba afite imyaka 27. Yaje mu Rwanda mu mwaka wa 2015 aje gusura mubyara we witwa DJ Bisoso. Uyu DJ Ira rero yatangiye umwuga we w'ubu DJ mu mwaka wa 2015, awutangirira mu Rwanda akaba ari nahakiri na n'ubu. DJ Ira rero Bisoso akaba ari na mubyara we niwe wamwigishije ibyo bintu byo kudija mu mwaka wa 2015, akajya amwerekera ati hano bazimya mashini gucya barayatsa, hano bakina indirimbo ya Melody, aha ni ya The Ben, kamwereka ukuntu babyina indirimbo nako kuntu bagenda bazihinduranya, havamo ya Tom Close hajyamo ya Knowless, gutyo birangira amenye ibintu byo kudija gutyo, no akaba ari umudije. DJ Ira rero yagize amahirwe yo kubona ijambo imbere y'umukuru w'igihugu w'u Rwanda. Ni inama yitwa The Conversation yaberaga muri BK Arena, nuko abafashe ijambo aravuga ati rero mukuru w'igihugu wacu turagukunda, dukunda yuko abana b'abanyamahanga amahirwe tukigaragaza, tukaja muri studio tukabyina, tukabuza ubuhe, tukambara ibisurubeti, tukifotoreza ku mamodoka, tukajya twifotoza ku bantu b'ibyamamare, tukajya mu birunga, tukajya za Nyamasheke hose, umutekano ari wose, nta byihebe biturasa amasasu. Aramushima ageze aho yungamo irindi ati none se wampaye ubwene gihugu bw'ubunyarwanda? Nuko undi nawe ati nahaye abanyarwanda gira inka, mbaha amata baranywa, mbubakira amashuri, mbubakira ibiraro, mbubakira ibitaro, mbubakira ibintu byose, mbaha imbabura za interineti z'ubuntu zose ndazibaha, mbubakira n'imihanda. Ntabwo nakwima ubunyarwanda sha, tubunyarwanda babugutemo pe. None ubu DJ Ira nawe ni umunyarwandakazi nkatwe, nako ngenda umuhungu ni umunyarwandakazi nk'aba mama na basize. Yewe umuntu wanga Paul Kagame aragahekenya amagufa y'inzigera akikuruze mu gisura, akanicaza akabuno mu mbabura. Cyagarewe nyehere subscribe, like na comment.